sibyo Yego. amaze gusamwa ku bwaro umutagatifu munotiye kuganira Yesu aravuka sibyo avukira mu kiraro nk'abandi bana yego mu kiraro cy'iki cy'inka avukira mu kiraro cy'inka siko bimeze i Bethlehem aravuka avuka nk'abandi bana siko bimeze so mu kuvuka rero nk'abandi bana bivuze ngo nubwo yavutse nk'abandi bana ariko hari itandukaniro rimutandukanya n'abana b'abantu niyo nshaka rero siko bimeze itandukaniro mutandukana nk'abana b'abantu nubwo yavutse nk'abana b'abantu urumva nuko nyina yamusamye ku bwaro umutagatifu ariko uwo muntu ntabwo yari invisible kubera ko yarabambwe aratotezwa yaragaragaraga yari umuntu ugaragara ntabwo ari kimwe ntabwo ari kimwe n'Imana Imana yo ntabwo igaragara iri invisible n'ubu ngubu hano irahari ariko Yesu yaza kuba akiriho yaza kuba akiriho urumva Yesu ari kumwe n'Imana bashobora kuba bazanye bari kumwe hano ngo nyine turabyakira gutyo ko bashobora kuba ariko Imana ishobora kuba yanamusize no mu ijuru iri hano kubera iki se bidashoboka so rero ndi kukubwira ntabwo ndi kuvuga ko Yesu namwemera nk'umwana w'Imana sibyo kubera yuko ubwe yaravuze ngo ndi inzira ntabwo uzajya kwa data atanyuzeho inzira y'ukuri n'ubugingo ariko wibaze yuko ntabwo yigize avuga ngo ntawe uzagera kwa data ataje kumfukamira kunyuraho no kugira gute ni ugukurikiza amategeko y'ibyo data yantumye sava sibyo ntabwo yigize avuga ngo muze mumfukamiye kugira ngo mugere kwa data cyangwa se muze munsingiza kubera ko yaranageze no mu rusengero urumva uko yigishaga ukurikije ntabwo yigishaga we yivuye avuga Imana avuga ngo data niwe wantumye ntabwo yaba ngo gendi data yaba ngo data yarantumye. Hello beautiful people, it's your boy DT Bando Show of course. Ndabasuje aho muherereye hose mu bice by'isi bitandukanye amajyepfo amajyaruguru iburengerazuba n'iburasirazuba. Big up yourself, we love you so much as you do. Uyu munsi rero n'umunsi udasanzwe n'umunsi twongeye kugirirwa amahirwe tukabana n'umukozi w'Imana ndetse umuvugabutumwa Theogene. Nkuko musanzwe mumuzi rero akenshi atuzanira amagambo meza cyane, amagambo y'ihumure, atuzanira ijambo ry'Imana, atuzanira mu by'ukuri ibiganiro bye nkuko bamwe bagira bimbwira muri comment section bagenda babikunda. Nacyo rero nicyo cyatumye ngira imbaraga zo kugira ngo musabe ajya agezaho aze adusure kuri Behind the Show kugira ngo aganire n'abakunzi be ndetse aganire n'abanyarwanda ndetse na buri umwe wese wumva ikinyarwanda n'ikirundi hano ku isi. Turabashimiye rero uburyo mugiye kubana natwe muri iki kiganiro kandi turifuza umugisha w'Imana. Reka rero duha umwanya umukozi w'Imana cyangwa se umuvugabutumwa umwita uko ubishaka bamwita Theogene bamwe basanzwe bamuzi. Wowe nimba ari ubwa mbere ugeze kuri iyi channel icyo nagusaba nuko wakanda subscribe kugira ngo ujye ubasha ibiganiro byacu bya buri munsi. Wakoze rero guhitamo Behind the Show, big up yourself. Reka duhe ikaze umuvugabutumwa wacu Eugene. Karame akaza neza kuri Behind the Show. Okay, ndishimye kandi ngiye kwishima ko ngiye kunyakira twongeye kubona twese turi bazima. Ndabishimye no kuri hayaciyemo igihe araciyemo iminsi araciyemo iminsi wabuze uri muri gahunda nyinshi cyane man, urabona bani muri iyi minsi wa mugani wawe neye maputo umuntu abayirukanka nabayicaye hirya no hino hose shakisha umugati oya birumvikana ariko abakunzi bawe ntukabibagirwe kirangeze uteze niko sinajya kandira ku mushumba niba wajya abakunzi banjye irine kugera gutinda hari umuntu wanyandikiye arambwira ati ariko ati nukuri kw'Imana uriya mukozi w'Imana naramukunze cyane nkurikirana ibiganiro bye numva bimfashije arambwira ati wambabariye ukamuzana we nimba atari muri babandi baba bashaka hiti oya burya ndabwira ni umukozi w'Imana ntago wagombye gutekereza ko ari gushaka hiti nimba ibimuvamo bikubaka birahagije kubera ko we ntago ari ngombwa cyane ahubwo ibimuvamo nibyo biri ngombwa biri kukubaka nyine biri no kugukiza niko namubwiye namujuje nabi oya nta kibazo rwose ntabwo ntago agenda mu mutima we usibye ko nahita atari ahubwo biterwa n'ibyo uhitingiramo cyane rwose
kubera ko tugiye kuvuga buriya na Yesu yagize hit Azaro wari umuzi tunageze no muri ibyo hano abasitari bose bibabwira ngo n'abasitari n'abantu nta musitari ubonka Yesu. Umusitari wa mbere ni Yesu. Yesu yagize hit nanone na hit ni hit itazibagirana, idasibangana. Ndavuga rero ntago ngewe mbizi ibya hit simbizi, ariko niyo byaba ari byo, ariko ibimuva mu byubaka wowe wafata ibyo ngibyo ibindi ukabyura ko hit n'undi hit niye nese hit undi wayishakaga. Turagusuje rero ni mushiti wawe akunda ibiganiro byawe, mujya mukora ibikorwa byo gusengera abantu, ukaba wamusengera cyangwa ukaba yaguha icyifuzo cyo ukagisengera, mujya mubikora? Ni ukuvuga ngo icya mbere na mbere dukora ni ukugira gute, ni ugusenga. Icya mbere na mbere dukora ni ugusenga, kandi ikindi cya kabiri ivugabutumwa, umukozi w'ivugabutumwa udasengera umuntu ibyo ntabwo ryaba ari ivugabutumwa. Kuko niba turi guhumuriza abantu, akenshi iyo umuntu kugira ibiganiro bihumuriza abantu binahugura, niba uri guhumuriza umuntu ashobora kumara ati umukozi w'Imana Eugene, nk'ubu hari uwampamagaye ejo bundi turi kuvugana, arambwira ati ni umumama ndanamusuje cyane, arambwira ati numvise wari uri gusenga ngiye kumva ikiganiro cyarasengesho no gutambutsa nari ndwaye mvaga ameze nabi, atari kunguwe uje ati numva nangiye kugenda mbohoka, tumva ndi kugira gute, ndumva nabotse nari ndwaye mara tumva nakize nta kibazo mfite. Ubwo rero gutyo n'umuntu yagoma ati Eugene mfite ibibazo gutya na gutya, wamfasha gusenga n'imisozi turayizamuka. Umuntu ashobora kuguha icyifuzo akavuga ati uzanyere ku musozi, ni ukuri kandi tugere rwose pe, kandi ntabwo dushobora tujya gusengera gusa, nawe turagusengera. Nanjye mba ndimo koko Mana yawe mujye muzi ibyifuzo byawe nteze si cyangwa nkubwira aho nshaka amafaranga. Iki neza hari ikintu rero si ikibazo cy'umusore ni iki, amafaranga rwose rero nimba bindi nkeneye ujya ku musozi igivuga ati ana Nyagasani uriya muhungu rwose mukubita inoti ni ukuri pe, yangaho niho haba niho mba ndeba amafaranga. Amafaranga tuvugisha kuri amafaranga ni meza nawe yanga amafaranga, ariko nutse ngo araba indirimbo, hari indirimbo njye no ngo hasigaye ngo habura igihe gitoya ngo tukitahira, ngo iby'isi tukabisiga, urumva? Ariko nkareba nkavuga abantu bari kuririmba ngo iby'isi ngo arabura igihe gitoya, abona iwe winjiye mu iduka rye uri kumubwira ati wamba bari ukamakara fresh ko kunda kureba, uwo nguririmba gutyo, umuntu nabeshya uwo nguririmba gutyo ushaka kumusanga mu iduka ufite yena niba ari 1000 akigurisha igihe ufite 950 habura senkani ngiye 50 nawe yavuga ati rwose agiye rwose bas aguhereze kuko ni iby'isi akabata iguhereze ati wapi nararanguye nanjye atari cyangwa se bagiraho ndabyumva wenda abaranguye yararanguye ariko yapfusha ibishatse kuvuga ngo nanone iby'isi ntabwo byadukurura cyane, nabi ntabwo byadukurura cyane ngo bitume, kuko hari igihe iby'isi nabyo bigukurura bikakuvana mu murongo wari urimo. Niba umurongo w'ivugabutumwa hari abantu benshi iby'isi bikurura, iyo tuvuze iby'isi ni amafaranga. Nk'uyu muntu tuvuze urugero wakubaje ngo ese ntiyaba ari abantu bashaka muri abandi bashaka hiti, hari abantu bashaka hiti ni iki kugira ngo babone amafaranga cyangwa se bubaka iryo zina. Noneho kwa guharanira bashaka, iyo Imana imaze kubazamura, imaze kubateza intambwe, bibagirwa wa murongo bahereyeho, mwe batangire bahereyeho. Ukuvuga umwe n'Imana nk'ubu tubwene n'Imana namagate Eugene rwose mfasha unsengere gutya no gutya na gutya, ati nukuri none ya hiti nashaka namara kwibona ndumva ati urabona rero biba bigoye rwose gutya na gutya, ariko kuva kugira ngo nze gusenga wenda wamunk'agatike no njya ku musozi ukaba nk'ibyo 5 urugero, kama nk'icyo 10 urugero, icyo kintu gucyumva ahandi watangiye usengera abantu ubingingira Imana, umuntu akagwa mu gafite mfasha gusenga komfite amasengesho y'imisi 2 ukabunira wajya ku musozi ukaza mu cyifuzo cye, ariko kuya hiti umama yavugaga wamara kugira ngo hiti ugatangira ukumva ko nyine gutangira kwishyuza, kandi iby'isi byatangiye kugira gute, kurusha imbaraga.
nibyo ngibyo rero tuvanga iby'isi. None bari abantu buriya bakora online service baba pasiteri aprofete ngongeye kugusengera ariko bakavuga bati nyine ugomba gutura ituro. Uzi ko nko muri Kenya tuve nkuru Kenya uzakana nabonye muri Kenya karenze. Uzi ko muri Kenya iyo umuntu akweretswe tuvuge umuntu akuhanuriye ubwo mu profete muri Kenya aba profete benshi cyane ni barahari benshi muri Kenya. None iyo umuntu aguhanuriye ntugire envelope umusigira aho ngaho direct aho ngaho cyangwa se ngo umufumbatishe ngo ntabwo byaguhanuriye biba Kaze tiye tubigeje kuri nawe urabyemera ko nawe urabyemera ko nese ibyo bizabivuga byose ko tubona bita se ibyo ni reka turebe tugende no mu mubiri tuve n'urugero tuve mu gito n'umubiri. Iyo usengeye umuntu si ngombwa ngo umwishyuze nabwo agomba gukorwaho. Dushaka kugufasha gusenga turi gusenga n'urugero ukama icyifuzo ati Eugene mfasha gusenga. Umuntu niwe yihutirwa amubwira ko mu kiganiro kugira ngo atagira ngo niba ari umuntu yihutirwa cyane niba akamamagara ati wende Eugene mfasha gusenga gutya na gutya uri kubyumva ni ukuri nkamufasha byo gute nkamufasha gusenga sibyo ashaka ati Eugene yafashe gusenga niwe nari ndwaye n'urugero cyangwa se icyo nafite n'umuntu cyarakemutse n'urugero utagombye ngo ngore ufite wewe akabyikuramo akati nagira ngo ushimire ikibazo cyanjye cyarakemutse utamubwiye ngo ugomba kugira gutya nkaho utamubwiye ngo urabona ngo nuzi tuvuga n'urugero igomba muri ko cya kiganiro cya mbere kino cyashize nabwiye uburyo umuntu yumvise ikiganiro cyanjye akurwaho se ndayimuhamagaye ngize gute we yarampamagaye ariko ati Eugene bidatuma kuri ni meza ati mukozi w'Imana ati rwose ni ukuri Imana imira guteza intambwe icyo kintu gucyumva anje ambwiye ati rero ibiganiro bitatu bizakurikiraho nemeye kubikwishyurira nta tiki nari musabye nta kintu namwize gute uri kubyumva arambwiye ati rwose itiki izajye kujyana ibiganiro bitatu nemeye kugira gute watizagira gute uwo muntu icyo bita gukorwaho yakozweho kabisa. Iyo usengeye umuntu ukamufasha gusenga gutyo wikwishyuza we arakorwaho icyo bita gukorwaho umwuka w'Imana akagira gute nabyo ni byiza nabo kaba gakenewe nyine kugira ngo nyine ariko nta muntu ukiza isengesho. Reka twisengere Imana dushime Imana rero ko Imana ibashe kudushoboza n'ubundi iyi munsi n'isaha n'umunota yadushoje ntabwo ari ku imbaraga zacu. Mana data wa twese wo mu ijuru Imana yo kwizera kandi Imana yo guhimbazwa turagushima kandi turakunezerewe twongeye gushima ineza n'urukundo nyiri cyubahiro kuba turiho isaha n'uyu munota ni ubuntu bwawe n'imbabazi waravuze ngo uzataha ingabo nyinshi zipfe ku bwacu ndetse data wa twese wo mu ijuru twemeye ko data tudashidikanya ko data nyiringa hari ibitambo byatanzwe kugira ngo tuba tukiriho turabigushimiye dugushimiye data wa twese ko waturinze rero kandi n'abakunzi bacu abagenda babitwereka batuvugisha abakatwumva n'abatwumva bagaceceka nabo baba batwumvise ni ukuri nabo turagushimiye ko ubarinze kandi ukibarinze kandi ubuntu bwawe bukomeje kubaho data wa twese turagushimiye nyiringabo. Ariko data twese n'ubwo waturinze imeze bitya Uwiteka Imana nyiringabo twebwe ntawe twashobora gukiranukira nk'uko bikwiye kuko turi muri iyi si waravuze ngo wasi we ugushije ishyano kuko umwanzi Sekibi akumanukiye turi muri isi y'umwijima rero nyuma duce bugufi ngo ubanze utubabarire utweze dutunganye aho twaba turagucumuye twagiye kure yawe data wa twese utweze dutunganye tubabarire kugira ngo tubashe gushyikira imbabazi zawe. Niba ari mu gutamura ikintu giye Kristo akajya ku musaraba akabambwa kubwo ibyaha byacu ari amaraso yameneye ku musaraba natweze kandi yeze n'abakunzi bacu bari kutwumva ari abarwayi abeze n'ukuri mu izina rya Yesu Kristo abari ibyaha n'ibicumuro ndetse umuntu wese uri kutwumva isaha n'iyo munota ndingize ngo ayo maraso yawe amweze amutunganye data wa twese ikiro kibi cyawe. Urakoze rero tugwaye ikaze n'akari muri kino kiganiro cyacu ndingize kugira ngo utangirane natwe muri kino kiganiro kaze kubana natwe uze gusozaga natwe twingize umwuka w'Imana ngo aze aganze muri kino kiganiro ntabari twebwe ahubwo izina rye rishyirwe hejuru. Urakoze turagushimiye rero byose inyama nizeye Yesu Kristo mu musaraba imwe gusa amen. Urakoze cyane. Dutangira n'ikiganiro ngewe umunsi mfite ibibazo byinshi ariko ndi bukubaza utubazo dukeya yuko ikiganiro ntabwo tugomba kuba kirekire cyane ariko ndaza kubaza ibibazo bimwe na bimwe iyo koko abakunzi bacu abakunzi ba Eugene abakunzi ba Behind the Show ndetse n'abantu biyongereyeho bakoze subscribe bose tubifurije umugisha w'Imana. Hano kuri Imana ho umugisha. Ukuri mu byumve turabashimiye
kandi mujye mukomeza mu sharing ibiganiro byacu kugira ngo dukomeze dukure, dukomeze tuvuge n'ijambo ry'Imana. Aya nibyo cyane rwose. Kandi nabo erega nabo si cyo gusa no bakoze ivuga butumwa. Nabo bakoze mu buryo bwabo. Mu buryo bwabo. Nk'ikiganiro ngicyo nimba kigufashije nawe ukagifata ukagisharinga abantu 10. Ngo ubukozi ivuga butumwa nawe. Kuko biravuga ngo byose bifatinyiriza hamwe kutuzanira ibyiza. Uyu mwanya mbafashe niciye ahangaha suko manabuze icyo gukora. Yego. Ariko nawe wifashe wa mwanya ugashaninga cya kiganiro ukagisunikira mugenzi wawe, nawe uvuze iki? Uvuze ivuga butumwa. Yego. Rero ni ukuri Imana igiha umugisha kandi ababikora kandi n'abatabikora ni ukuri rwose nabo Imana ibaha umugisha. Ni ukuri pe. Nta n'umutima mubarega. Kandi turanabasabye rwose. Nta mutima mubarega. Bose Imana igiha umugisha. Nawe rwose ni ukuri. Nagira ngo rero uyu munsi tubanze tuguha akanya kugira ngo tugezeho ijambo waduteguriye uyu munsi, wategure n'abakunzi bawe. None tuze gukomerezaho. Ariko mbere ko mbagezaho ijambo munsi nabateguranye ngo maze mbasuhuze. Nsuhuza abantu bose badutega amatwi, bafite umwaka dutega amatwi bakatwumva. Nsuhuza abantu bose dufatanya dukora umurimo w'Imana. Mu ivugabutumwa rigiye ritandukanye, hari abaririmbye turirimbana naryo n'ivugabutumwa, abo tugera duhera hirya no hino mu ivugabutumwa, abanzi bose ndabasuhuje, abankunda mwese ndabasuhuje, ndetse n'abatadukunda nabyo bibaho, nabo barahari kuko na Yesu ntago bamukunze, ntago babona rwose rwose bamukunze. Abo nabo ni ukuri, abo turabasuhuje. Imana ibaho umugisha. Imana ibaho umugisha ndabasuhuje. Kandi nanone nsuhuza aho dukora umurimo w'Imana, Tetereje aho dukora umurimo w'Imana muri Beteli, abayobozi banjye bose ndabasuhuje. Imana igiha umugisha kandi Imana bakomeza amaboko. Uyu munsi rero tugiye kuganira ku ijambo ry'Imana. Ni ijambo ry'Imana riboneka mu gitabo cy'Itangiriro, dusanga mu bice 41. Uyu munsi turaganira ku magambo make cyane make. Ibice 41 turabona mirongo wa 37 ngo dusoma 39, tugarukiye ku murongo wa 40 honyine gusa, ni 30 nabo ngo tuye gusoma yonyine gusa kugira ngo tubashe kwiganira ku ijambo ry'Imana Imana yashyize ku mutima kugira ngo imusingandirize abakunzi bacu. Imana ibaha umugisha, Imana ibagire neza. Uyu munsi rero niyo mugato yuganiraho, umutwe w'amagambo uravuga ngo Farawo yegurira Yosefu igihugu cya Egiputa. Bivuze ngo iki? Biravuze ngo Farawo yegurira Yosefu igihugu cya Egiputa. Aho ngaho ijambo nakuzana uyu munsi titire navango, titire nahaye umutwe cyangwa se titire nahaye ijambo ryanjye iravuga ngo kwihanganira ibikugerageza kugira ngo ubashe kugera ku mugisha wawe. Kwihanganira ibikugerageza kugira ngo ubashe kugera ku mugisha wawe. Uzagera ku mugisha wawe ariko wabashe guca mu bikugerageza. Uzagera ku mugisha wawe ariko wabanje kunyura mu ntambara zigiye zitandukanye. Iyo turi kuvuga intambara barokore ntabwo tuvuga izindi zambara za Iraq na za Ntuza na Amerika na za Hoya z'Uburusiya n'iki, izo ntabwo tuba turi kuvuga. Ni za ntambara abarokore tugira tuba turwana nabyo muri iyi si, ni za ntambara tuba turwana n'abadayimoni, ni za ntambara tuba turwana mu buzima bw'ivuga butumwa. Izo nizo tuba turi kuvuga. Shaka ngo rero uzagira ku mugisha wawe ariko wihanganiye ibintu bigenda bigira gute, bigenda bikugerageza. Mu murimo w'Imana duhuramo n'ibintu byinshi cyane bigiye bitandukanye. Mu murimo w'Imana uhuramo n'abakuvuga, mu murimo w'Imana uhuramo n'abakurwanya, mu murimo w'Imana uhuramo n'abashaka kujya basebya izina ryawe. Ibyo byose tubicamo, byose tubinyuramo, ariko ibyo byose tubinyuramo kubera iki? Impamvu ni iyi, kuko ngo nta Kanani, nta butayu, nta Kanani. Bishaka ngo uzagera i Kanani ariko wamanje guca hehe? Mu butayu. Yosefu w'ingu tumaze kuvuga ijambo ry'Imana yavuze ngo Farawo yegurira Yosefu igihugu cya Egiputa. Iyo turebye Yosefu kugira ngo ajye kwiregurirwa igihugu cya Egiputa, Yosefu ni umuntu waciye mu ntambara zigiye zitandukanye. Yosefu Bibiliya ivuga ngo iki? Yosefu ni umwana wabaye mu ntambara. Yosefu ni umwana wabaye mu ishyamba.
Yosefu ni umwana wanzwe na bene nyina na bene se. Yosefu ni umwana wagurishijwe. Yosefu ni umwana watawe mu rwobo. Yosefu ni umwana wagiye muri gereza. Yosefu ni umwana wahuye n'intambara, ariko ngo kugira ngo abashe kugera ku mugisha we, abashe kugera ku mugisha we, nuko yaciye muri ibyo byose. Hari abantu bashaka kugera ku mugisha, hari abantu bashaka kugera ku mugisha bataruhiye. Hari abantu bashaka kugera ku mugisha batinye guca mu ntambara, ariko bakajya ngo bashaka kugera ku mugisha. Banza ugire mu ntambara, banza ugire mu bigeragezo, banza unyure runaka kugira ngo ubashe kugera ku mugisha wawe. Imana nishimwe cyane. Abantu bari kuntega amatwi, umugisha uko byagenda kose ufite umugisha Imana yaguhaye. Hari icyo Imana yavuganye nawe, hari naho Imana ishaka kukugeza, ariko aho hose ishaka kukugeza, aho umunyarwanda bavuga ngo hagati y'umutwaro, hagati y'umutwe n'umutwaro haba harimo ikintu bita ingata. Bishatse kuvuga ngo rero niba umutwaro wikoreye, hagati y'umutwaro n'umutwaro hagomba kubamo ingata. Iki kintu kucyumva? Bishatse ngo rero uwo mutwaro wikoreye wihanganire. Nubwo wihanganiye ku mutwe wawe urimo urakuvuna, ariko ku mutwe wawe hariho ingata. Imana ishimwe cyane. Niyo yaba ari inkono wikoreye ishyushye, ariko iyo nkono iribanza kubiri kujya ku mutwe, iri kuki? Iri ku ingata. Bishatse ngo ihangane umutwaro wikoreye cyangwa se umutwaro uhetse, imbere yawe hari ibyiza. Imana ishimwe cyane. Biravuze ngo Yosefu ngo yegurirwe igihugu cyose cya Egiputa. Imana ishimwe cyane. Murongo wa 37 ngo iyo nama nginezeza nde, iyo nama inezeza Farawo inezeza Farawo n'abagaragu be. No dutuma ngo Farawo abaza abagaragu be ati, tuzabona hehe umuntu umeze nk'uyu urimo umwuka w'iki? Umwuka w'Imana. Imana ishimwe cyane. 33 ngo Farawo abwira Yosefu ati, kuko Imana ikweretse ibyo byose nta wundi munyabwenge w'umuhanga muhwanye. 40 ngo nguhaye gutwara urugo rwanjye, kandi abantu banjye bose bazumvira icyo ugize gute, icyo utegetse. Haleluya. Bibiliya ivuze ngo kibiravuze ngo iyo nama nginezeza. Iyo nama yari yatore, umwami yari yageze gute, yari yahamagaje abaminisitiri, yari yahamagaje abantu bose, ariko ruguru gatoya ngo yabanje kurota inzozi. Imana ishimwe cyane. Ngo abanza kurota inzozi yaje kurota ngo akuranya abakonikoni, akuranya abanyegiputa, akuranya abantu bose, ngo haburamo umuntu n'umwe ngo wabasha kumurotorera iki, wabasha kumurotorera inzozi. Imana ishimwe cyane. Uyu mwana nawe yarari muri gereza, isezerano rye ryari rimutegereje. Isezerano rishobora kuza inzira zose zacamo, ariko icyangombwa ni ukugera ku mugisha wawe. Imana ishimwe cyane. Biriya yavuze ngo iyo nama ngimaze kuba nginezeza umwami. Biriya ngo umwami amaze kunezerwa, ngo twakura hehe umuntu umeze nk'uyu nguyu uri mu mwuka w'Imana. Nakubwira ngo mu bintu byose urimo, gira umwuka w'Imana, gira umwuka ukugenga, mu kazi kawe gira umwuka ukugenga, mu ntambwe gira umwuka ukugenga, mu bigeragezo ugira umwuka ugira gute, ugira umwuka w'Imana ubana nawo. Imana ishimwe cyane. Ariko iyo nama ngimaze kunezeza, ngimaze kumunezeza, ngo twakuraho umuntu ufite ubwenge muri iki gihugu. Niba nabaje abakonikoni nkaba ndotorera inzozi, mu minisitiri nkaba ndotorera inzozi, none se muri iki gihugu twakura umuntu w'umunyabwenge nkawe. Imana ishimwe cyane. Ngo twakura umuntu w'umunyabwenge nkawe. Ngo umwami, ngo Farawo ngarareba ngabona undi muntu babona, ngarebye ko abona mu minisitiri ntawe urimo, mu bakonikoni ntawe urimo. Ari afite umva nkubwire, kuko ntawe namba muri iki gihugu. Iki gihugu cyose rakikweguriye, si igihugu gusa nkweguriye, n'urugo rwanjye ndarukweguriye. Bishatse kuvuga ngo wa muntu wari uvuye muri gereza. Imana ishimwe cyane. Imana nijya kugutabara ntabwo izareba aho ikuvanye, nizareba naho uvuye. Imana ishimwe cyane. Ngo wa muntu wari uvuye muri gereza,
ngo arangije Imana imuha ubutware bwo kuyobora na ba bandi bari baragize gute, bari baramufunze. Imana ishimwe cyane. Iyo umwami yategetse aba yategetse, ngo arangije ngo agisohoka muri gereza ahita ahabwa ubutware bwo kuyobora na ba bandi bari baramufunze, ahita ahabwa ubutware bwo kuyobora na ba minisitiri bandi bari bicaranye n'umwami. Umwana wari uvuye he? Muri gereza. Umwana wari uvuye he? Warabaga mu ishyamba, warageraga intama. Imana nishimwe cyane. Ariko tujye gusenga Imana, Imana twambike izindi imbaraga, Imana dukomeze. Nakubwira ngo witinya ibyo iri kunyura mu byose, waba uri umuririmbyi, waba umuvuga butumwa, icyo uri cyo cyose wemera Imana, witinya intambara uri kunyuramo, kuko izo ntambara uri kunyuramo nizo ziri kukugerageza, cyangwa se nizo ziri kutuma ubasha gukomera, kugira ngo numara kugera ku mugisha wawe uzawugeramo warambaye iki? Warambaye imbaraga. Yosefu yaragurishijwe, Yosefu yatawe mu rwobo, Yosefu bene nyina bene se baramwanze, bamugurisha mu Egiputa, ngari arakomeza aguma ku isezerano rye. Yosefu ajya muri gereza, araguma ku isezerano rye. Yavuye muri gereza yinjira muri wa mugisha we. Nabwira ngo va mu byurimo ubasha kugira gute? Kwinjira mu mugisha wawe. Uhagarara mu byurimo, niba ni muvuga butumwa, hagarara mu bivuga butumwa, imamaso uri umuririmbyi, imamaso ibikujya mu matwi, mushumba imamaso ibikuduhira mu matwi, kugira ngo ubashe guhagarara mu isezerano ryawe Imana yaguteganyirije. Tugiye gusenga Imana mujireho umugisha, kandi Imana ibakomeze, Imana ibambike imbaraga. Murakoze cyane, ndabakunda. Uko bakabivuze rero, abashaka yuko twaza dufatanya gusenga, ya numero yanjye ni 86 89 70 13. Ndayisubiramo 86 89 70 13. Uzajya ashaka ko twafatanya gusenga Imana, twazaga dusenga Imana nta kibazo. N'ibyifuzo gushaka no kumpamagara ukora tuvuye ijambo ry'Imana, naza nta kibazo, kuko hose no kwamamaza ubutumwa bwiza. Murakoze cyane, Imana ibahe umugisha. Abantu bagomba kujya ku gitamaduni ne kugira ngo baje kubona amaranka. Ibintu byose hari umuntu nta muntu ujya ubona ranka, nta muntu ujya ubona ipeta atarikore. Ntabwo bibaho. Wabona ipeta izo utarikore? Ntibishoboka. Kandi ikindi cyangwa ngo uzabone ipeta, kugira ngo uzabone ipeta, mushobora kujya mu rugamba muri abantu umurunga, ariko bitewe n'agatendo wakoze gato cyane, tubona ipeta. Tubona ipeta. Ngo nahariya nyine mwa muri handi guno zandi mu butayi, ibi byose iyo wamujende n'uzamukana general. Ibi byose impamvu sibyo, ibi byose no kuba tumeze gutya, cyane ko tubira muri y'Imana, abantu bakatubuje amatwi. Hari ahantu twagize gute, aho twavuye shumi yanjye, umva nkubwire umwana. Ubu ufite marshal, ufite rebe, tujya mu by'umubiri, tubavana mu by'umubiri, nado twavana mu by'umwuka tukabishyira mu by'umubiri. Shumi naba nujuje bro, nuje singe n'ukuri singe kana bubeshye. None se tuvuga n'urugero, ikose rya muri y'abantu badashobora kwiriza ubusa, umunsi ashobora kwiriza kuko yabuze ibyo kurya, sibyo? Ariko noneho twe twiyiriza ubusa, jye niyirije ubusa atari ko nabuze ibyo kurya. Yego. Ikindi cya kabiri, hari umuntu ashobora kubwira atari ikibazo runaka, atari ibintu runaka, ngo umurazi hanze mu ishyamba, atari ikibazo runaka, atarangiza gute runaka, ariko kuko asize uburiri mu rugo, asize abantu mu akemera kujya kurara hehe? Mu ishyamba. Ajya kugira gute? Ajya gusenga, bugacya nejo bukirirwa, nejo bukongera bugacya, nejo bundi bukongera bugagira gute? Bugacya. Iyo ni icyo se si ikosi. Ikindi cya kabiri, hari umutama ngo uzamukuye umusozi, nta mafaranga ugiye kuvanayo, ntaki uvuga ugiye gusenga gusa. Zamukuye umusozi, wongera umanuka, wongera uzamuka, wongera umanuka, wongera uzamuka, ndange usohoka utahe, umanuka umusozi utahe. Hari utabikora ngateze ubona abanasaze. Iyi ni ikosi tuba turi. Niba ko tumeze gutyo, impamvu ntumira gutya, untumira kuko hari ikigize bati umukozi Imana Eugene arivuga iki? Ijambo ry'Imana. Nanyi bagira ngo profite, kuko najya nza mu musengero. Yosefu nawe yaciye muri byinshi mwana. Rero butumwa nagira ngo ubwire, muri iyi minsi abantu bahura n'ibibazo bitandukanye, bari guca mu ntambara zitandukanye. Iyo uri kuvuga ijambo ry'Imana cyangwa se uvuga ihumure, uvuga ngo abantu bihanganira intambara, donc bagomba kwihanganira ibyo bacamo kugira ngo babashe kugera ku byo bifuza. Hari abari mu ntambara nyinshi,
hari intambara izo ngizo wavuze z'umwuka, hari mu ntambara z'ubuzima, haba ari mu ntambara z'uburwayi nyine ibintu nk'iki n'iki, ndetse hari n'abari mu ntambara zindi batazi n'uko zatangiye. Ndagira ngo ese ni irihe jambo ry'ihumure ushobora guha abo bantu bari muri ibyo bibazo bitandukanye muri iyi minsi, dore ko hari na benshi cyane? Ijambo rya mbere na mbere ni ukwizera Imana no gusenga Imana, kuko uko byagenda kose mu bintu byose bishoboka, igihe cyose Imana iba iri mu ruhande rwacu. Bitavuze ngo n'umurwayi bano n'abantu batabaruka murakora ikamujyana kwa muganga, suko Imana iba yagize ibagiye kure ye. Ariko igihe cyose Imana ihora mu ruhande rwacu. Njya nkubaza kandi kabazo, hari abantu bajya bakunda abatumvikana cyane ku bijyanye n'umubatizo. Umwe akavuga ngo wowe wabatijwe mu mazi menshi, undi abatizwa mu gahanga, ugasanga harimo confusion. Wabatijwe mu mazi menshi ni wowe warabatijwe ufite umubatizo nyawo, wabatijwe mu gahanga nta kintu ntabwo aba yarabatijwe. Wowe ubitandukanye ute ibyo bintu? Wemera uwuhe mubatizo? Ese uwundi wo ufata gute? Yewe nta komante na bitoro cyane kujya mu mubatizo nemera, umubatizo wo mu mazi menshi. Niwo wemera? Kubiramo ngo utarabyawe bwa kabiri ntago azagira gute, ntazajya mu bwami bwo mu ijuru. Kujya bwa kabiri ibyo bavuga ngo ubwo Yesu yasanga Yohana ari kubatiza, arangije aramubwira, abona Yesu aje gute ngo nawe ngo naze ngo amubatize. Noneho Yohana arareba, kuko Yohana yari yaramubwiwe kuva na kera, yaramubwiwe, yaramuhishuriwe. Ngakimara kumugeraho, ngarangije inuma irimusobona umwuka we imugwaho. Noneho Yohana aramubwira ngo jyewe simfite n'ububasha kuba nafungura udushumi tw'inkweto zawe. Yesu aramubwira ati oya, kugira ngo usoze kukiranuka nanjye nkeneye kubatizwa. Yohana agira gute? Yohana aramubatiza. Amaze kumubatiza, Yesu akomeza urugendo rwe. Ubwo nanjye ni umubatizo w'amazi. Umubatizo w'umwuka? Umubatizo w'umwuka ntabwo ushobora kuba umubatizo w'umwuka utabanje kubatizwa mu mazi menshi bwa kabiri. Ubuvutse uba icyaremwe igihe. None se ubu ngubu abantu bapfuye mbere y'uko Yesu aza bazazuka babatizwe? Si ukuvuga ngo nuko iyo tuvuze iryo ni isezerano rya kera. Njye namenye ubwenge ndi mu isezerano rishya. Yego. Ariko se wowe nk'umuvugabutumwa kubitekereza uvuga ngo iby'isezerano rya kera ko niba kera hari abatambyi, ikintu kuki bari abatambyi, kandi ubwo nabo bafite uburyo mu kindi kinyejana cyabo bagiraga gute, kuko ntawe nabango bazana nabo kuko Yesu yaje yari umwana w'Imana, yaje kuducungura. Ari naho bavuga ngo uyu mubatizo turi kuvuga, ngo kuko nawe yemere kugira ngo imbenga ngo umubatizo wemezwe cyangwa se bibihame cyangwa se nano wemere nuko nawe yawubatijwemo. Urakoze cyane. Nyine ndavuze nk'umuvugabutumwa nawe nk'umuntu usenga Imana, niko mvuze. Ko nanjye ndasenga, ariko nyine wowe ku giti cyawe umuntu usenga Imana. Nanjye kugira ngo mbanze ku giti cyanjye. Aka kanya, iyi saha, uyu munota, mu isegonda bize pa Yesu akagaruka akaza gutwara. Wumva ufite amahirwe angana iki yo kugenda? Yo kumusanga, yo kuba yakujyana? Ndamahirwe ndayafite. Icyambere ni akangaye kwijana. Uvuga ngo wowe ari ku giti cyawe rwose uri kwivugira. Ku giti cyanjye. Niyo mpamvu ngo Bibiliya ivuga ngo, cyangwa se ijambo ry'Imana ngo duhore twezwa uko bukeye n'uko bwije, amatabaza yacu bagize gute yaka. Bishoboka ngo rero igihe uko mpagaze uko ramutse aje, uko niyizi ukomeze gutya mpaga gutuciye hano, igihe 99%, kuko iryo rimwe ntago ari ryanjye. Ntabwo navuga ngo ni 100%. 99%. Kiriko cyumva? 99%. Iryo rimwe risigaye si ryanjye. Ugishushanya se ugashushanyuka nko mu isura yawe, nko mu bwonko bwawe ugashushanya ukamenya wenda nk'isura ya Yesu kunaza. Isura ya Yesu kunaza? Ko yasaga nyine. Uko yasaga? Ujye ubibona wenda. Yesu rega iyo tuvuga Yesu
nawe ni umwuka. Ntabwo tuvuga ngo Yesu ngo ari amafilime batuga cyangwa se ngo tureba anguriya ngo ni Yesu irabishimye yamenetse hariya. Ndi kukubwira nyine wowe ujye ushushanya kuko urumva wowe akenshi usoma Bibiliya, wagiye gusenga, wagiye mu butayu, byibuze ujye ushushanya ukabona nk'isura ya Yesu uko wenda yabisa cyangwa yasaga. Iyo ushushanyije nkabona isura ya Yesu, Yesu mundira muri byose. Yesu unasanga gute cyangwa Yesu nubu no kuba nubu no kuba nawe Yesu yari umwirabura. Yesu umuhaye Yesu kuko isi tuyeho n'abantu. Yesu no umwuka, ntabwo navuga ngo Yesu ni umwuka kandi yarabyawe. Yesu neze ngo Yesu ni umuzungu byano umwirabura. Ntabwo kure Yesu ujye mubonera mu bikorwa, Yesu mubonera mu bitangaza. Yesu yarabyawe, yagusuka Mariya bamushyize ku kirira akabyara. Ahubwo Imana igihe kinasaba Imana mujye kunuze mujye mu butayu, Imana itwohereza ishusho ya Yesu nyayo kuko abantu bari kudushuka. Ariko nawe ukuri Nyagasani, ariko nawe twajyana turakwingiza Nyagasani twohereze ishusho y'umwana wawe tumumenye kubera kuva bamutubwira batubwira ko ishusho tubona atari yo. Please kuko nanjye ndakubajije ndayibaze ko nawe utazi ukuntu Yesu asa. Nushaka kubona Imana tumvikane, nushaka kubona Imana ntabwo Imana nzobona ngo imanitse ije kwicana iwawe. Icyo ndabagitegereje rwose, icyo cyo subiza muri mu isaho. Niba ushaka amafaranga ntago Imana zo kubona ngo imone gikarito intuza ko cyane bajya batubeshya. Urese wowe ujyayo ngo ndi kukubaza ishusho y'ukayibi ngidengiza wowe ujyayo ntabwo unasa. Uvuga ngo icyo tuzi cyo, iyo ushaka Yesu ushaka kubona Imana ibonera mu bikorwa, Imana ibonera mu bintu. Yesu asate ko umwana w'Imana. Yesu n'umwana w'Imana. Asate ko yavutse abonetse gatoya. Yesu ashobora kuba yarafite n'irangamuntu icyo gihe cyangwa se yarafite umudugudu afite umudugudu yavukiyemo, sibyo? Afite umudugudu yavukiyemo. Ndabyumva. Afite nyina wamubyaye. Afite se n'ubwo wenda nyina bavuga ko nyina yatsomwe ari umutagatifu Yosefu. Afite n'abavandimwe bava kuri Yosefu. Ntibahari? Yego. None Yesu asate kuki batamutubwira ukuntu yasa? None se reka nkubanze. Ngo bavuga ngo ni wari umublaga, bano bavuga ngo yari umuzungu. Mariya yari umuki? Mariya yari umuki? Ndabizi se ngiye ko ndi kukubaza ngiye nk'umuntu uri mwiyoboka Imana. Bavuga he? Bishomo gushaka n'ushaka kuvuga ngo niba wemera ko ibyo byabayeho, reba se Yesu Mariya yasaga ate? Niba ari umuzungu, yibwe yari umuzungu. Ntabwo abyaye mwirabura. Ntabwo mbizi ngewe. Ngiye ndimo ndakubaza kugira ngo ukimbajije nanjye ngusubire ikindi gisubizo. Sibyo? Niba Mariya yari umwirabura, niba Mariya yari umwirabura, ubwo ni Mariya yari umwirabura ntabwo abyaye umuzungu. Niba Mariya yari umuzungu, ubwo nyine yabyaye umuzungu. Ariko bishatse kuvuga ngo Yesu ari muri twebwe. Yesu ntabwo ari muri twebwe. Yesu ni umwana w'Imana. Nawe aravuga ni Yesu niwe wantumye mugomba kuncaho ni n'itegeko ngo niko yavuze. None se niba tugomba kuncaho ari hehe? Ari hehe? Wamunyereka? Yesu se? Ntamukura Yesu. None kumucaho kuvana kugira gute? Ariko hari abamubonye. Hari abamubonye babyanditse ngo anigisha no mu rusengero. Ntabwo ubizi? Nyine kumucaho tushatse kuvana ukuhe? Kumucaho tushaka kuvana uko twihana ibyaha. Ndetse banatubwira afite imyaka nimba ari 10, banatubwira afite ari nuze yatangiye. None se kuba bamukubwiye nyine babwiye kasa gute? Kuba mubonye no bibazo gusa kasa gute? Hese ubwo umuntu aje akubwira inkuru we wapfa kwemera ko ari nzima ataguhaye proof. Iyo turana mu mafilime babyerekana muri filime. Yari umuzungu. Y'amafilime ntago ngira. None se yari umuzungu. Niba twereka yigisha atangiye kwigisha urusengero. Reka mubwire umukozi w'Imana umva mubwire. Sibyo? Twereke mwebwe musenga Imana, sibyo? Wenda mbere yuko imeruka igera, sibyo? Mbere yuko Yesu agaruka azanagaruke tumenye uwari we. Ahubwo cyiza ahubwo ntaza tuzagabura kugaruka bakamurasa bagira ngo nundi muntu. Yavuze ko nazana ntago azazana mu isi. Ntago azagaruka no. Yesu nazagaruka azahagarara ku bicu impanda ivuge. Iki kintu cyumva azahagarara ku bicu impanda zigira gute impanda zivuge. Minavuga ngo umuntu wese ugomba gukora ahubwo niba ari ntabwo nakaho wakoraga ugomba niba ugiye kuryama nijoro ntuzige imana izavugira uvuga ati ndakwinginze mwana w'Imana ngereka muguze ukuri ngirira imbabazi. Icyanyereka ukuntu Yesu asa bitewe n'ukuntu bamuvuga ukuntu nyine ngo iyo baga ari kwigisha urumva nkakura muri filime babyerekana urumva yiyambariye udusandare n'ikanzu urumva nyine bakereka nyine Imana ikatwereka ishusho ikavuga ati Yesu yasaga gutya. Yesu
Wana kuta rero ba Yesu ntago ari umwuka ntabwo turi bubyumvikane. Yesu ntago ari umwuka. Imana ni iri mu ikondora umwuka ntago ari Yesu. Yesu yagiye mu ijuru, banavuga ko yajyanywe mu ijuru, yajyanywe mu ijuru Yesu. Yesu none kimenyimenyi urumva yaranapfuye, none uri kuvuga ngo ni umwuka. Yesu yarapfuye arazuka. Yesu yarapfuye igituro cye, urumva n'umurambo uretse n'umurambo barawuterura baranamubamba. Wowe uri kumbwira ngo uretse uri kumbwira ngo Yesu ni umwuka. Ndimo ibyo uri kuvuga ndi kubyumva. Ibyo uri kuvuga ndi kugira gute ndi kubyumva. Iyi debate yaranapfuye, yaranabambwe no ku munsi wa gatatu yagize gute yarazutse. Na nubu imva ye irahonga yagize gute irarangaye. Yego. Siko bimeze? Amen. Siko bimeze? No yaramuwe ku munsi wa gatatu yarazutse. Yewe anazuka narinzwe no bari bamuhambye bamushinga bagize gute hari harinzwe n'abasirikare, ariko no ntibamenye igihe yagize gute. Icyo gihe kucyumva ntibamenye inyo cyo gusobanurira nuko shamango nibango ni umwuka, nuko abasirikare bari bamurinze ngo hari hariho n'ubushishi kugira kintu ubanze cyumve neza. Ngariko n'abari bamurinze bari bamugose. Muri abo bose nta numwe nta wamenye ngo yavuyemo yaciye hehe. Bo bagiye gusanga basanga igitura kigize gute kirarangaye. Uwabanje kumye bwa mbere ni nyina Maria azanye imibavu ngaje gasanga igituro kirarangaye. Ahagarara kubira ngo mwize gushakira umuzima mu bagize gute mu bapfuye. Yahagaze bumvise ijwi ariko ngo mwize mwishakira umuzima bagize gute mu bapfuye. Ibyo amaze gusamwa ku bwaro umutagatifu munotiye kuganira Yesu aravuka sibyo avukira mu kiraro nk'abandi bana. Yego. Mu kiraro cy'iki cy'inka avukira mu kiraro cy'inka. Siko bimeze i Bethlehem. Bethlehem aravuka avuka nk'abandi bana. Siko bimeze? So mu kuvuka rero nk'abandi bana bivuze ngo nubwo yavutse nk'abandi bana ariko hari itandukaniro rimutandukanya n'abana b'abantu. Niyo nshaka rero. Siko bimeze? Itandukaniro mutandukana nk'abana b'abantu nubwo yavutse nk'abana b'abantu urumva nuko nyina yamusamye ku bwaro umutagatifu, ariko uwo muntu ntabwo yari invisible kubera ko yarabambwe aratotezwa yaragaragaraga. Yari umuntu ugaragara ntabwo ari kimwe ntabwo ari kimwe n'Imana. Imana yo ntabwo igaragara iri invisible. N'ubu ngubu hano irahari. Ariko Yesu yaza kuba akiriho uretse yaza kuba akiriho urumva Yesu ari kumwe n'Imana. Bashobora kuba bazanye bari kumwe hano ngo nyine turabyakira gutyo ko bashobora kurwa, ariko Imana ishobora kuba yanamusize no mu ijuru iri hano. Kubera iki se bidashoboka? So rero ibyo ndi kukubwira uretse ntabwo ndi kuvuga ko Yesu namwemera nk'umwana w'Imana. Suko ntanamwemera yuko ari Imana, sibyo? Kubera yuko ubwe yaravuze ngo ndi inzira ntabwo uzajya kwa data atanyuzeho. Inzira y'ukuri n'ubugingo. Ariko wibaze yuko ntabwo yigize avuga ngo ntabwo uzagera kwa data ataje kumfukamira. Kunyuraho no kugira gute ni ukurikiza amategeko y'ibyo data yantumye. Sava? Sibyo? Ntabwo yigize avuga ngo muze mumfukamiye kugira ngo mugere kwa data cyangwa se muze munsingiza. Kubera ko yaranageze no muri sengero urumva uko yigishaga ukurikije ntabwo yigishaga we yivuye avuga Imana. Avuga ngo data niwe wantumye. Ntabwo yaba ngo gendi data, yaba ngo data yarantumye. Reka twisengera Imana, Imana izatwereka Yesu uko nasa. Kandi ikindi cya kabiri ngewe abantu bari hari ikintu nabasobanurira. Navuga nti iryo niyo bera ritagatifu. Ntabwo ari ibara ritagatifu. Reka tusoze ikiganiro ntabwo nacyemera. Ntabwo ibyo tuzabikora ubutaha. Ariko abantu hariya muri comment section, sibyo abantu muri comment section badufashe kugira ngo tutegure icyo kiganiro, bashyiremo ibibazo byabo nabo nuko babyumva. Noneho wowe uzasoma comment, numara gusoma comment zirimo hariya, noneho nawe uzazikusanya uze noneho dusobanurira abandi bantu, kuko ntabwo tugomba kujya tuvuga ijambo ry'Imana ngo twirengagize n'abantu bataryumva, kuko barahari. Wowe wigisha ijambo ry'Imana ntabwo ari uko n'abandi bose ibyo uvuga bahita babyumva. Njye rero mba ndi muri uwo mwanya w'abo bantu, kandi burya ntabwo tugisha ijambo ry'Imana turibwira abakijijwe,
oya tubwira batarakiza kuko abakijwe babarize abakiri ntabwo bakinira niyo mpamvu rero byemba nkubaza ibyo bibazo umuntu ashobora kuba ndi kubaza ibyo bibazo akumva yuko ngo ntizere Imana na Yesu yaravuze ngo ntabwo nazanywe n'abazima Yesu yazanywe n'abarwayi akoze cyane hari abantu nanasobanura abantu bumva tuganira gutyo tusa nkaho tuburana bakavuga ngo nko muri comment ngo ijambo ry'Imana ngo ntawe uriburanaho nese ubwo Imana yaba yaraduhaye ubwenge bw'iki tuba turi kuganira kandi ikindi cya kabiri ngiye ndi kukubaza kandi wowe murabaza ngiye mba nkubariza ngira ngo mbarize batarizi n'abatemera Imana nabo baba barimo nibo mba mbarize abandi rero mwebwe muba mu nsengero muba muri korali mwebwe ntabwo muba mundaje ishinga kubera ko muba muzi n'ibyo mwakurikiye ariko ngiye ndi hano bampagarariye wa muntu uguye kuri cano w'umusilamu wabatijwe muri kwa padiri wamenye amazi mandi kubariza wa muntu utazitemera n'Imana kwibaho mandi kubariza wa muntu utaragera no mu rusengero sibyo nabo ngabo mba ndimo mbariza ngiye n'ujye mbona imbere yanjye njye mbara mwabo bantu nyine sindi bo kuko ngiye ari gihe mpuwaza n'ibintu nanabizi ariko ngiye mba ndi kubabariza ega no musengero baba bari murega so rero so Eugene wakoze cyane ikiganiro diye kuganira ishobora ariko nkuko abinyemereye ngiye ndashaka ujye ushaka umwanya uze none utari buvuga ijambo ry'Imana tuganire bisanzwe kubera ko hari ibintu mba mbona mu makomenti n'ibindi abantu baba bambaza none ngiye nkubaza ibibazo urabinyemerera uze tutari buvuge tutari busome Bibiliya tuganire ariko tubone ku by'Imana yego tuganira ku by'Imana iki cyo ni sawa hari cyo bigutwaye nta kibintwaye twasigonirwa ni ku by'Imana rwose byo rwose nta kibazo pe ndabikwemereye twigane ariko ntabwo twagana ku by'Imana udafite Bibiliya oya Bibiliya yo uzajya uyiza no ibangomba kunayitabaza uzajya uyitabaza nta rwose nta kibazo ariko noneho ujye uza noneho rimwe na rimwe uze umwanya tuganire kubera ko dushaka ikiganiro kiba kirekire iyo wasomye ijambo ry'Imana ukanigisha noneho nkakubaza n'ibibazo hari igihe ugenda nyine ibibazo bitarangiye abazangire genza tugenda noneho tugenda igihe twigisha ijambo ry'Imana ukwaryo ritambuke dukora umunsi umwe dukora ijambo ry'Imana undi wundi dukora ikiganiro ne ibibazo mba nibaza nkubaze nawe unsubize nimba wenda ushobora gusoma Bibiliya wenda kugira ngo wifashishe nta kibazo sibyo nta kibazo ndakikwereka abita Eugene mwakoze rero reka dushimire abantu badukurikiye ikindi cya kabiri ariko mbere ko dushimira abantu reka nguha umwanya ugire ijambo ry'umunsi ubabwira ndetse unabasubiramo nimero yawe kugira ngo abantu bashaka kugetinga in touch bagukurikire ndetse bababwire nuko bazajya bakubona no ku masocial media nabonye ufite na TikTok nubwo utaratangira gukora za live ariko ubagende bagufollowinge urababwira amazina ukoresha kuri TikTok bagufollowinge noneho ntibamara kugwira cyane ko ukeneye kuzamuka kugira ngo ubashe gutangira ama live noneho ujye munasenga noneho muri online munaganira sibyo se gira ijambo rero ry'umunsi wababwira noneho nurangiza unababwire na amazina ukoresha kuri social media murakoze cyane kandi urakoze nawe ndagushimiye mbere ko mbashimira mbanje kugushimira wowe kuko n'uyu ni umwanya uba watanze kugira ngo nze tuganire ku bijyanye n'ijambo ry'Imana kandi n'ibituba tuganira nabyo biba byubaka tuba tunaganira gusa iki nabwira abakunzi banjye cyangwa se abanteze amatwi birava ngo kuko umwami Imana azantabara iryo niyo jambo mugize gute mbahaye ngo kuko umwami Imana azantabara nicyo gituma ntazakorwa n'isoni kuko umwami Imana azagira gute azantabara nicyo gituma ntamwara mu maso yanjye ahora hakomeye niyo mpamvu rero ubona tuba tumeze dutya nuko dufite ibyiringiro umwami Imana azadutabara Imana ihumugisha rero ko bamaze uko bivuze gusa ndabakunda n'ibisanzwe byo murabizi ikindi nanone wifuza ko dusenga dufatanye gusenga nta kibazo yampamagara nimero ni yayindi n'ubundi nakujya nkayisubiramo basubiriremo 868970 aho yabaherereye hose abantu bari hanze bakongeraho guteranya 258 bitewe n'igihugu runaka waba urimo na kode irimo
wabikora nta kibazo. Iyo ngiyo nyikoresha kuri WhatsApp, nikora kuri WhatsApp niyo mfite yonyine, niyo nkoresha yonyine. Ikindi nanone no kuri TikTok ndiho, amazina kuri TikTok nasanzwe ni Mazimhaka Eugene, niyo mujye kuri TikTok wandikemo Mazimhaka Eugene, noneho umuflowing kugira ngo ko mu minsi mike aratangira kujya gukora za live, noneho nimujya munasenga mubashe gusenga, tubaje gusenga turi kumwe nta kibazo rwose, biremewe. Kandi ni ukuri ndabakunda ababyeyi, bagabo beza, bakobwa beza, basore beza, Imana ijye ibaha umugisha, ni ukuri pe. Kandi nzi neza yuko birava ngo tutagwisari tuzasarura, nta mpamvu zo kugwisari, inshuti zanjye tuzasarura. Amen. Turabashimiye rero mwese mwabanye natwe, wowe wakurikiye ikiganiro, nizere yuko wagisharinze nimba wabonye ko cyagufashije, ndetse wakoze comment, bajye bibuka gukora comment, bajye bayikora nuko kuko biradufasha, bituma tugaruka dufite ibyo turi buganireho cyangwa se tunaganira ku bibazo byabo, sibyo? Kandi ikindi nanone mujye mudufasha, mufite n'icyifuzo njye gishyiramo, mwandike muri comment, mwandikemo ufite icyifuzo, ni ukuri ushaka kwandika muri comment ati ubutani mwongeye kugira muri musenga, muzadusengere, uzansengere nitwa kanaka. Utabashe kumaga kuri telefoni wakandika muri comment ati nitwa kanaka mwongera gukora ikiganiro, muzansengere, nabyo biba byiza. Mwakoze rero, turabashimiye, Imana ibahe umugisha, naho gutaha.